kuko numvaga mu bintu nzakora sinzaba pasiteri, numvaga ari umurimo mpinga, numvaga ari umurimo mubi w'abakene, abantu bangwa bavugwa, ariko Imana ishimwe ko yampisemo ikangirira icyizere kandi ikanshoboza kubikora. Simba rero mbwe ngo ntugire umuntu ugisha inama, iyo umbwira gusa ngo ibi bintu uzabivamo, nari kwita ncaho nkiruka nkabwira nkamera nka Yona. Jewe nari kuba Yona kandi narabyumva ko byakunda, nari kujya guhunga kandi narabyumva ko nahunga. Umuhamagaro utera ubwoba cyane, nicyo kintu cyantitije. Mugabo akagenda yakagatera waracanganyikiwe. Umuhamagaro uravuna. Ushobora kubona turi muri Rehoboth tukajya ngo ni ikintu cyoroshye, umuhamagaro uravuna, umuhamagaro utera ubwoba. Umugisha ukomeye cyane kubw'imyaka 2 natanga nk'ishimwe Imana imaze. Yarambwiraga ngo wowe utuze mu myaka 3 hari ibintu bizahinduka. Nkayibirwa ibintu bizahinduka ibyo ari byo, nkavuga se n'ibiki bizahinduka. Noneho njyewe nari mfite amatsiko ku myaka 3 igiye kuba, ariko icyo nshima Imana ntavuze byinshi mwese, igikorwa cyabaye ejo ni ikimenyetso cy'imyaka 3 tugiye kwinjiramo. Haleluya. Mfite telefone hariya, ama message y'abantu ntazi, abona heruka gakera, abatanzi, ababonye ku mbuga nkoranyambaga, bose bari kunyandikira. Noneho kuko benshi bashobora kuba baragira ngo ati uyu muntu hari ikintu natinyaga muri uyu muhamagaro, ikintu cyitwa inzaduka. Kandi nabo muri famiye barabivugaga, ku buryo iyi myaka 2 ishize hari abantu bo muri famiye tutarahura kubera ijambo ryo kuvuga ngo inzaduka. Havuga man ubundi inzaduka, waransohoye ngo minzaduka, ibi bintu wanjyanye mu by'inzaduka. Donc nkumva ndavunitse mu mutima. Ntababeshyi imyaka 2 ndikoreye ndavunitse, aho udashobora kubwira umubyeyi cyangwa nkababara gutyo, nkavuga ibintu uri mu muryango ntugushyigikiye, itorero wavuyemo ntiri gushyigikiye, ibi bintu ni ibiki. Nkagenda nkamuririra, ariko akavuga ati genda usenge, Imana izagira ikintu ikora. Gute umuryango utakumva, itoro ntiri kumve, abantu hanze bari mu inzaduka, ngo byitwa gute? Ndavuga ibi bintu by'inzaduka wanjyanyemo Mana, ibintu by'inzaduka Imana yanzanyemo, ariko ndashima Imana ko bitakiri inzaduka. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ntabwo byari byoroshye, n'urugendo rutari rworoshye. Abantu barabyumva bakagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko nagahoro ntabwo byoroshye. Kuvunika bene ako kageni, nta mubyeyi uguhesha umugisha, bohereza ibisasu, noneho byangeraho nkarushaho gukomereka kweri. Ndashimira cyane abantu bari Rehoboth, abanyumva, abari hano bankurikiye, kuko mwarapostingaga kandi bakabavuga, bakabaca intege, ariko ibintu mubamo nyamara mwarayobye. Ariko nuko ntaho uzongera kubabwira ko mwayobye, ahubwo barabayoboka nabo, baraza kubayoboka. Ndashima Imana rero ibintu byakoretse ejo. Father yaravuze ngo nawe ntago uzi ibyo urimo, Rehoboth ntimuzi ibyo murimo, ariko nawe ibyo yakoraga ntago bimwe na bimwe azi ko ari Imana amukoreshaga. Nawe ibyo yararimo yarabyumvaga nk'umubyeyi, ariko byari birenze uko wabyumva. Hari uburyo Imana yabigize ibintu nanjye nabuze uko nsobanura. Turashima Imana rero nka Rehoboth ko dutangiye igiterane cy'imyaka 2, dusoza imyaka 2, twinjiye mu myaka 3. Uyu mwaka Imana yari yawumbwiyeho. Umuntu wayoboye niba ture Denise yambwiye pasi ngo yavuze ngo amasengesho dusengera ahantu, ngo najyaga nibaza ahantu ajya. Ndabizi kuko benshi ntabwo mwayigiyemo, ngo najyaga nibaza ahantu ajya, ngo ariko ngo nabonye ahantu, ngo naraye nyabonye. Ngo naraye nyabonye. Turashima Imana ko amasengesho yacu Imana yerekanye. Twari muri sare nini, abashumba bari bitabiriye, abantu mu miryango. Hano tugira amasengesho menshi. Ajya bimbwira pastorire ati Serafine wagabanije. Amaze igihe kuva twagera muri iyi nzu n'umuriro mvuduko. Wa mwana we uzananirwa utaragerayo. Urabona wakurya ukabaho,
nkabwenda bigenza nte hari ahantu ko tutarika kwashyira igicaniro Imana yatugaya ariko Imana ishimwe sinyivunika nkuko ikintu cyose kiraba nkagitangira ariko abandi bakakijyamo. Nakoze Zoom hafi umwaka nyine ariko ntababeshya ubusingigera kuri Zoom ni mu kiyahandi. Nakoze nanshawa nyine igihe kitari gito. Umuntu wa mbere umukobwa w'Imana ari hariya niwe yatangira avuga ati pastor ukuntu avunika reka nige kuvuga ku ngufu. Ngatangira bivuga ku ngufu uyu munsi sinjyanza muri ranshawa njya mu bindi. Imana ihabwe icyubahiro. Yarakoze rero kubana natwe imyaka 2 nishimwe rikomeye n'ubuntu bw'Imana bwabanye natwe. Ntago ari ikintu cyoroshye pastor, nari umuntu ugira isoni. Ikindi kintu nahoze numva umwuka wera ambaza muri iminsi maze iminsi ntekereza ku myaka 2 numvaga umwuka wera ambaza ngo ariko ni ikihe kintu cyakuvunye mu bintu byose? Nkamusubiza ni ukutigirira ikizere habe na gahoro. Navaga no kuri podium mu bantu bavuga ngo wigishije neza wawe urambeshya muri njyewe ndiyizi urumva nta kizere nigiriraga. Ndashima Imana ko ntago bikihari ntikabura ariko si cyane kuko numvaga mu bintu nzakora sinzaba pasteur. Numvaga ari umurimo mpinga, numvaga ari umurimo mubi w'abakene abantu bangwa bavugwa ariko Imana ishimwe ko yampisemo ikangirira ikizere kandi kanshoboza kubikora. Wowe wafashe umwanya wawe ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo, turagushimiye. Niba utarakora sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya. Wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya. Ufite igitekerezo, ufite icyifuzo cy'uko twavugurura uyu murimo, twandikire hasi muri commentaire urabudufashije. Ubutumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Urabudufashije kwamamaza ubu bwami. Uhabwe umugisha.